mbega urukundo rw'Imana yacu ntawarondora uko rungana, rusumba ukwezi rusumba izuba kandi kuzimu rugerayo, rwatumye Yesu aza mw'isi yacu ngo indushya turuhure, na cya kirara cy'inzererezi rwatumye sacyakira, mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Mw'ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose, ingoma zose zo mw'isi yacu zijya zihita zishiraho, abanga Imana ntibayisenge bazapfa bose be kwibukwa, nyamara urwo rukundo rw'Imana rutagira akagero, urwidukunda twabari mw'isi nirwo rutazashira, mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Mw'ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose, inyanja zose zaba nka wino, ijuru rikaba impapuro, ibyatsi nabyo bakabigira byose uducumu tw'abanditsi, ab'isi bose bakandikaho iby'urukundo rwayo, ntibabimara ntibyakwirwaho hakama inyanja ariyo, mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Mw'ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose, kandi ukwikunda umwana wayo nge niko inkunda ntakwiriye, nari umugome nukwimpa Yesu ngo ambambirwe ku musaraba, mubo yacunguje ayo maraso
nzi yuko nanjye ndimo, nzajya ndirimba urwo rukundo ndukwize mw'isi yose. Mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Mw'ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose. Amen, amen, amen. Urukundo rw'Imana ntawarurondora ngo rusumba ukwezi, rusumba izuba. Nta muntu ushobora kugira icyo arugereranya nacyo. Turashima Imana rero kubw'urukundo rwayo, turashima Imana kubw'imbabazi zayo, ngo urukundo idukunda, imbabazi itugirira, ngo ibyo byonyine nibyo bituma tudashiraho. Imana rero ishimwe ko kubw'urukundo rwayo, kubw'imbabazi zayo. Imana ishimwe kubw'urukundo rwayo idukunda, ibyo byonyine ngo nibyo bituma umuseke udutambikira. Imana yacu ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Amen. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana rivuga ngo kwihana by'ukuri. Kwihana by'ukuri k'umwana w'ikirara cyangwa umwana w'ikirara. Yesu kugira ngo abashe gusobanurira abafarizayo n'abanditsi abo yigishaga, inshuro nyinshi yagiye akoresha imigani. Ahangaha ajya kwigisha uyu mugani w'umwana w'ikirara cyangwa mu mayibobo, umwana wo mu muhanda. Abafarizayo n'abanditsi bari bamaze iminsi bamumereye nabi, bavuga bati uyu muntu avugana n'abantu bafite ubuzima bubi, avugana n'indaya, avugana n'amabandi, avugana n'abicanyi, avugana n'abajura. Ariko Yesu arangije abaganiriza muri iki gice cya 15 cya Luka, yabaciriyemo imigani 3. Aho muri icyo gice niho havuga cyane misiyo yazanye Yesu hano ku isi. Misiyo yazanye Yesu hano ku isi ni ukugira ngo tuve mu rupfu, ni ukugira ngo tuve mu rupfu tujye mu buzima, tujye mu bugingo. Kubera ko ijambo ry'Imana riravuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ariko Yesu icyo yaje kudukorera ni uko twari twarazimiye, ngo twese twari twarazimiye tumeze nk'intama turorongotana. Igice cya 15 cya Luka kitubwira neza misiyo yazanye Yesu hano kuri isi. Abafarizayo n'abanditsi bari bamaze iminsi bamereye nabi Yesu, bavuga ngo Yesu agendana n'abajura, agendana n'abasambanyi, agendana n'abantu bafite ubuzima bubi. Noneho muri iki gice cya 15 abasobanurira neza icyamuzanye hano ahangaha ku isi. Muri Petero wa mbere igice cya 2 umurongo wa 25 haravuga ngo kuko mwari nk'intama zizimiye, ariko none mukaba mwaragarukiye umwungeri w'ubugingo bwanyu, ari we murinzi wabwo. Twari tumeze nk'intama zizimiye, turongera tugarukira umwami wacu, umurinzi w'ubugingo bwacu, ari we Yesu Kristo. Ahandi muri Yesaya 55 53 igice cya 53 umurongo wa 6 haravuga ngo twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane,
Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Murumva iyo niyo misiyo yari yarazanye Yesu, ni ugufata izo ntama zose zarorongotanye zatatanye akongera akazigarura akaziha ubugingo, kandi n'ubwo bugingo bwazo akaburinda. Aha rero bamaze kujya bamucira izo manza kw'abana n'abantu bafite ubuzima bubi, kw'abana n'abanyabyaha, yakoze iki? Yabaciriye imigani 3. Umugani wa mbere yabaciriye umugani w'umuntu wari ufite intama 100. Noneho intama imwe ivamo iragenda, asiga za zindi 99 ajya gushaka ya yindi yazimiye. Ngo amaze kuyibona atumira inshuti n'abavandimwe, akora ibirori by'uko intama ye yari yazimiye yabonetse. Nguko ni ko umunyabyaha umwe iyo agarutse aruta bakiranutsi benshi badakeneye kwihana. Ahandi yabaciriye umugani w'umukozi wo mu rugo wari ufite ibice by'ifeza 10, ngo yarangiza agata igice cy'ifeza kimwe. Ngo icyo gihe ngo arakubura mu nzu akikuraho ibintu byose, ngo icyo gice cy'ifeza ngo yakibonye, ngo atumira inshuti n'abavandimwe, agatumira abaturanyi, ngo bakishima bakanezerwa, ngo kuko cya gice cy'ifeza yari yabuze cyabonetse. Ngo uko niko abamarayika b'Imana mu ijuru banezerwa iyo umukiranutsi umwe gusa yihana. Misiyo ya Yesu rero nuko abakiranutsi abanyabyaha bava mu byaha byabo bakagaruka mu nzira nziza, mu nzira yo gukiranuka. Undi mugani wa 3 yabaciriye muri icyo gice cya 15 ni umugani w'umwana w'ikirara. Ni naho tugiye kuganira uyu munsi. Nkuko nababwiye, umutwe w'inyigisho turi bwige uyu munsi ni kwihana nyakuri k'umwana w'ikirara. Kwihana nyakuri k'umwana w'ikirara. Natwe iyo twavuye mu byizerwa, iyo twagiye kure y'Imana, tuba twabaye ibirara mu buryo bw'umwuka. Tuba tugomba rero kugaruka mu rugo rwa Data, tugaca bugufi, tukihana. Reka dusome iryo jambo ry'Imana. Ni muri Luka igice cya 15 kuva ku murongo wa 11 kugeza ku wa 32. Katwumve uko hatubwira. Umugani w'umwana w'ikirara cyangwa umwana w'ikirara. Biterwa nuko buri wese avuga. Kandi arababwira ati, hariho umuntu wari ufite abahungu 2. Umuhererezi abwira se ati, Data, mpa umugabane w'ibintu unkwiriye. Nuko agabanya amatungo ye. Iminsi mike ishize, umuhererezi ateranya ibintu bye byose, aragenda ajya mu gihugu cya kure, yayisha ibintu bye ubugoryi bwe. Abimaze byose inzara nyinshi iratera. Yarafashe bya bindi byose se yamuhaye, aragenda abyayisha ubugoryi bwe, abaho ubuzima bwe. Amaze kubimara, ngo inzara nyinshi iratera. Itera muri cya gihugu yagiyemo kure y'iwabo, kure ya se. Atangira gukena. Aragenda ahakwa ku muntu wo muri icyo gihugu, amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube. Yifuza guhazwa n'ibyo izo ngurube zaryaga, ariko ntihagira ubimuha. Nuko yisubiyemo aribwira ati, abagaragu ba Data ni benshi, kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho njye inzara insinze hano. Reka mpaguruke njye kwa Data, mubwire nti, Data, nacumuye ku yo mu ijuru,
no mu maso yawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe. Mpaka mbe nk'umugaragu wawe. Arahaguruka ajya kwa se. Agituruka kure, se aramubona, aramubabarira, arirukanka, aramuhobera, aramusoma. Uwo mwana aramubwira ati, Data, nacumuye ku yo mu ijuru no mu maso yawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe. Ariko se abwira abagaragu be ati, mwihute muzane vuba umwenda uruta iyindi, mumwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge. Muzane ikimasa kibyibushye mu kibage, turye twishime. Kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye, none akaba azutse. Yari yarazimiye, none dore arabonetse. Nuko batangira kwishima. Ariko umwana we w'imfura yari mu murima, amaze kuza ageze hafi y'urugo yumva abacuranga n'ababyina. Ahamagara umugaragu amubaza ibyabaye ibyo ari byo. Aramubwira ati, murumuna wawe yaje, none so yamubagiye ikimasa kibyibushye kuko amubonye ari muzima. Undi ararakara, yanga kwinjira, nuko se arasohoka aramwinginga. Maze asubiza se ati, imyaka myinshi ngukorera, ntabwo nanze itegeko ryawe. Ariko hari ubwo wigeze umpa agasekurume ngo nishimane n'inshuti zanjye. Maze uyu mwana wawe yaza, wamaze ibyawe abisambanisha, akaba ari we ubagira ikimasa kibyibushye. Nawe aramubwira ati, mwana wanjye, turabana iteka, kandi ibyanjye byose ni ibyawe. Ariko kwishima no kunezerwa biradukwiye rwose. Aha baratubwira, ijambo ry'Imana riratubwira ko Imana igira abana, igira abahungu n'abakobwa. Muri Yesaya igice cya 9 ndumva ariho bavuga ngo umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, azitwa umujyanama, Imana ikomeye. Yesu yabanje kuba umwana, nyuma arangije aba umuhungu. Amaze kuba umuhungu, nibwo ijambo ry'Imana ritubwira ngo azaba umujyanama, Imana ikomeye. Ubutware buzaba ku bitugu bye. Ahangaha rero uyu mubyeyi nawe yari afite abahungu. Ntabwo bari bakiri abana. Akenshi umwana wese akunda umubyeyi we, yumva yamuguma iruhande, yumva nta kintu cyamusimbura. Ariko ahangaha aba bahungu bari bamaze gukura. Umuto afata igihe aratekereza, aravuga ati, Data, nk'umugabane wanjye unkwiriye. Ubundi umubyeyi aragabana iyo agiye gupfa. Ariko uyu mwana ntabwo yategereje ko se avuga ati, bana banjye nimuze mbarage, nimuze dore ndashaje, dore ngiye guya. Umwana niwe wagiye kwisabira se umugabane we. Amaze kujya kwisabira se umugabane we, ise kubera urukundo, murabizi ababyeyi ukuntu tumeze, hari igihe umwana kurembya warangiza ukamubwira uti, ngaho genda ukora ibyo ushaka, ni akazi kawe. N'uyu mubyeyi niko yafashe, ubwo yahise gufata amatungo arayabagabanya, ngo hashize igihe gito umwana mutoya ngo abaragiye, ngo ajya kure ya se. Akenshi rero Imana ntabwo, uyu mubyeyi ni umugani, ariko Yesu yamugereranyaga n'Imana Data. Imana Data ifite kwa Data mu rugo hari ubutunzi bwinshi, hari ubugingo, kuko Yesu yaje ngo kugira ngo tubone ubugingo,
kandi tubone ubugingo bwinshi. Imigisha yose yo mu buryo bw'umwuka Imana yayiduhereye muri Kristo Yesu. Kwa data rero hari byose, ariko hari igihe natwe tumera nk'uyu mwana w'ikirara, twarangiza tukagenda tukabwira Imana tuti turigendeye, tugafata bwa butunzi bwose Imana yaduhereye muri Kristo Yesu, twarangiza tukagenda tukajya mu gihugu cya kure, tukitandukanya n'urukundo rwa data, n'urukundo rw'umubyeyi. Uyu mwana amaze kwitandukanya n'urukundo rwa se, ashaka kuyobora ubuzima bwe, ngo yagiye mu gihugu cya kure. Ni nkaho yakupye les liens avec son père. Ikimuhuza na se cyose yagikuyeho, aragenda ngo ajya kure. Ababyeyi, Imana kenshi iratureka tukagenda, ariko aho tugiye tuhahurira n'ibibazo byinshi, tukajya twizengurukaho, tukajya dutangira. Imana ibintu itatuyoboyemo, ibintu itatangiye, iyo bishwanyaguritse, iyo bisenyutse, ntabwo ibisana, ahubwo irabisenya burundu, ikabikuraho, ukongera ugatangira bundi bushya. Uyu mwana rero ngo yaragiye, ngo wa mugabane se yamuhaye ngo awayisha ubugoryi bwe, ubwenge buke bwe. Urumva yari yagiye kure ya data, ubwenge bw'Imana bwari bwagiye, arangije ajya gukoresha ubwenge bwe. Ngo agezeyo, ibintu bye byose abipfusha ubusa. Bimaze gushira, ngo hatera inzara ikomeye cyane muri icyo gihugu, hatera inzara nyinshi cyane. Kandi urumva bwari ubutunzi bukomeye. Ibyo bintu ntabwo yabyishimishijemo wenyine. Kenshi nanone abana b'ingimbi n'abangavu nibo bakunda kugira ibyo bibazo. Iyo bamaze kugera muri iyo myaka y'ubwangavu n'ubugimbi, baba bashaka kwigenga, baba bashaka gukora ubuzima bwabo. Hari igihe rero natwe tubwira Imana tutireka, ukajya wifatira ibyemezo utabanje kugisha inama, ahubwo wabona bikuyobeye akaba ari bwo usubira kujya kugisha inama. Ariko Imana ibishaka ko buri kintu cyose tuyigisha inama. Uwo mwana rero yaragiye, ubwo amaze kwishimisha na bagenzi be, bya bintu birashira. Bimaze gushira, babandi nyine bamuvaho, ngo asigara wenyine, kandi ngo agira ubukene bukabije cyane. Nibwo amaze kwicwa n'inzara, amaze gukena, amaze kubona umwana w'umuntu icyo ari cyo, amaze kubona ububi bwe, nibwo ngo yagiye areba umuntu aho ngaho amusaba akazi. Akazi yamuhaye ni akazi ko kuba mu ngurube. Kera murabizi ingurube icyo yasobanuraga mu Bayisiraheli byari ibintu kwari ukuba mu mwanda. Nawe nyine yaragiye aba mu mwanda, aba mu mwanda, aba mu mwanda, aba mu mwanda, ku buryo ngo yifuza kuba mu mwanda, ukagera aho wifuza nyine ibyo bintu bibi by'umwanda. Ariko ageze aho ngo abonye ubuzima bumuyobeye, ngo yisubiramo. Amaze kwisubiramo, yibutse ise icyo ari cyo. Mbere yabanje kwanga urukundo rwa se, kwanga kuba umwana wo mu rugo, ariko inzara n'ubukene bimurembeje, ngo yisubiramo. Ngo aravuga ati, kwa data hari abagaragu, bararya bagahaga, bararya bagasigaza, ngo naho njyewe inzara igiye kunyicira ahangaha. Yafashe umwanya aratekereza, yisubiramo, aravuga ati, nakoze amakosa, nakoze ibibi, ntago naguma muri ibi biryo by'ingurube, ntago nakomeza kubeshya, ntago naguma muri ubu businzi, ntago naguma muri ubu busambanyi, ntago naguma muri ubu bugambanyi, muri ubu bugome, ahubwo reka nsubire kwa data. Data ni umunyembabazi,
data ni umunyarukundo, kwa data hari ubutunzi, kwa data hari ubukire, kwa data hari ibyo kurya. Ngo yisubiramo. Hanyuma amaze kwisubiramo, aravuga ati, ku murongo wa 17 haratubwira ngo nuko yisubiyemo, yitekerejeho, yongeye ijambo rimwe aravuga ngo mwiyimimire ubwanyu. Amaze kwiyimimira ubwe, aravuga ati, abagaragu ba data ni benshi kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho nge inzara insinze hano. Yongera kumenya ko ari igikomangoma, yongera kumenya ko ari umwana w'umwami. Ku murongo wa 18 haravuga ngo, aravuga ati, reka mpaguruke nge kwa data, mubwire nti, data nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe. Ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe, mpakambe umugaragu wawe. Amaze kwiyimimira ubwe, amaze kumenya identite ye, ko ari igikomangoma, ko ari umwana w'umwami, aravuga ati, reka mpaguruke ngende nge kwa data, mubwire nti, data nacumuye kuyo mu ijuru, nawe ngucumuraho. Sinkwiye kuba umwana wawe, ahubwo nkwiye kuba umugaragu wawe. Ahangaha ise ngo yari yarategereje, yahoraga mutegereje. Imana ifite umutima wagutse, umutima wuzuye urukundo, umutima wuzuye imbabazi, ihora idutegereje, ihora iteze amaboko. Umuririmbyi yaravuze ngo urukundo rwayo rusumba ukwezi, rusumba izuba, n'ikuzimu rugerayo. Ngo rwatumye wa mwana w'ikirara ise yongera kumwakira. Nguko uko umutima wa data umeze. Ntago yigeze agira amahoro, yahoraga ahangayitse kubera umwana we. Umwana aryana ku mutima. Nigeze kurwaza umwana, ararwara cyane, araremba, ariko ntago najyaga nsinzira. Hari igihe numvaga biri kumbabaza mu mutima, narangiza ngafata umusego ngatsindagira ku mutima wanjye, numva ugiye guturika. Ahangaha rero n'uyu mutima wa data ntago wigeze utuza umwana we ataragaruka. Ku murongo wa 20 haravuga ngo, arahaguruka ajya kwa se. Agituruka kure, se aramubona, aramubabarira, arirukanka, aramuhobera, aramusoma. Agitunguka, murumva ko se yahoraga ategereje, avuga ati, yanyuze iriya nzira, wenda hari bizamuyobera, yongera agaruke. Yahoraga ategereje. Ngo amubonye, ngo ahita yirukanka, aramwakira, aramuhobera, aramusoma. Ariko wa mwana aramubwira ati, data, ku murongo wa 21, data nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe. Wa mwana ntabwo yagiye kuvuga ngo data, ngo mbabarira, ngo naragenda babara, inzara iranyica, n'inshuti zanjye zanshutse, n'abaturanyi banshutse. Oya, we yiyambuye ubusa imbere ya se. Dore nambaye ubusa, ndakwinginze unyambike, sinabasha kwikiza, ndagushakaho ubuntu, unyuhagira ibyaha, mutabazi ne gupfa. Uwo mwana ntago yigeze yisobanura, ahubwo yabwiye se ati, nacumuye kuyo mu ijuru, nawe ngucumuraho. Sinkwiye kwitwa umwana wawe, nkwiye kuba umugaragu wawe. Ariko se ntago yabyitayeho, kuko data yuzuye ubuntu, yuzuye imbabazi,
icyo aba ashaka ni uko twongera kumenya ko turi abanyantege nke, twongera kumenya ko turi abanyamafuti. Ahubwo icyo yakoze yahise abwira abagaragu be ati nimugende mwihuta muzane vuba umwenda uruta iyindi mumwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge. Hariya yari yaragiye atagaciro, atadinyite ye, ariko ise amubonye, umwana amaze kwihana, amaze guca bugufi, amaze kwambara ubusa imbere ya se, ise aravuga ati nimwirukanke mugende mushaka umwenda mwiza uruta iyindi yose, umwambaro wo gukiranuka, mumukuremo iyo myanda yose, mumukuremo ibyo bitekerezo bibi byose, mumukuremo uko kwandura kose no guhumana kose, mumwambike indi myambaro myiza, imyambaro myiza yo gukiranuka, imyambaro myiza y'agakiza. Mumwambike impeta ku rutoki, mumwambike inkweto mu birenge. Hanyuma nimurangiza mumwicaze mu ntebe y'icyubahiro, kuko ni igikomangoma, ngo abamwizeye bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Turi ibikomangoma, turi ibirangirire, turi ibihangange. Aramwicaza mu ntebe y'icyubahiro, amubagira ikimasa, amukorera ibirori, arongera amusubiza mu buzima busanzwe, amuvana mu buzima bw'ubucakara, mu buzima bw'ubumayibobo, amushyira mu buzima bw'ibikomangoma. Kuko uyu mwana yari yarataye identite ye yo kuba umwana w'Imana, yo kuba umwana w'umwami, kuba igikomangoma, ajya kuba mayibobo. Imana yongeye kumusubiza ubwiza, yongeye kumusubiza icyubahiro, yongeye kumusubiza dignité. Imana yarongeye iramusana, imusubiza mu buzima bw'icyubahiro, ubuzima bw'umwana wo mu rugo. Aha natwe Imana irashaka ko tumera gutyo. Bangahe Imana yahaye impano, bangahe Imana yahaye impano, barangiza bakajya kuzikoresha ibyabo, bakajya birirwa bahanura ibinyoma, bakajya birirwa babeshya, kandi bagakoza izina ry'Imana isoni. Nimugaruke, data arabakeneye. Ngo muzabishaka, muzabeshya abantu, mubesukoroke, munabigwiza ayo mazu meza, muyubake n'amafaranga muyagire, ariko igihe muzaba mugiye kubinezererwa muzabishaka mu bibure. Mugaruke mu rugo kwa data, hariyo ubutunzi bwinshi. Mugaruke, mwe kuba nk'aba bana b'ibirara. Uyu mwana wafashe ubutunzi ise yamuhaye akajya kubwayisha, akajya kwirirwa Yesu kuroka, akajya kwirirwa beshya. Mugaruke, mugaruke mwabahanuzi mwe, mugaruke mwabavuga butumwa mwe, mugaruke mwabapasiteri mwe, mugaruke mw'abapotre mwe, mugaruke mwabigisha mwe, mugaruke mu rugo kwa data. Hariyo ibiryo, hariyo byinshi, kuko yaje kugira ngo tubone ubugingo, kandi tubone ubugingo buhoraho. Muve mu binyoma, muve mu manyanga, muve mu bugome, muve mu bugambanyi, muze mu rugo kwa data. Abagaragu bararya bagasigaza, mwebwe muri mu ngurube, muri mu byaha, muri mu bintu bibi. Muhindukire, mugaruke kwa data. Kuko uyu mwana wanje umurongo wa 24, kuko uyu mwana wanje yari yarapfuye none akaba azutse, yari yarazimiye none dore arabonetse, nuko batangira kwishima. Yari yarapfuye none arazutse. Iyo turi kure y'Imana, hejuru twabonye ko ngo hashize iminsi mike ngo yagiye mu gihugu cya kure.
iyo turi kure y'Imana tuba twarapfuye mu buryo bw'umwuka. Iyo tugarutse mu Mana turongera tukagira ubuzima, turazuka. Yari yarazimiye none dore arabonetse. Yari yarazimiye. Iyo twazimiye ubwiza bw'Imana butuvaho, icyubahiro cy'Imana kituvaho, ka gaciro Imana yaduhaye karagenda. Ariko iyo tugarutse tugaruka mu bwiza bw'Imana, tugaruka mu cyubahiro cy'Imana, tugaruka mu gukomera kw'Imana. Ku murongo wa 25 Imana imaze kongera gusubiza mu buzima busanzwe wa mwana, imaze kumubabarira. Ya mfura rero iraje nayo. Yari yagiye guhinga, yari yagiye mu murima. Ku murongo wa 25 haravuga ngo ariko umwana we w'imfura yari mu murima, amaze kuza ageze hafi y'urugo yumva abacuranga n'ababyina. Ahamagara umugaragu amubaza ibyabaye ibyo ari byo. Wa mwana we wasigaye mu rugo w'imfura yaragiye yaratahutse, yambaye ya myenda nyine yo mu murima. Ahamagara yumva bari kubyina, yumva n'ibirori. Ati ibintu ntibasanzwe. Ati se ningewe bateguriye umunsi mukuru? Abajije umugaragu ati hoya ntago ari wowe, ahubwo ni murumuna wawe. Yari yarazimiye none yagarutse, yari yarapfuye none yazutse. Aramubwira ati undi ararakara. Ku murongo wa 28 undi ararakara yanga kwinjira, nuko se arasohoka aramwinginga. Ubwo yanze kwinjira ararakara, ise biba ngombwa ko asohoka aza kumwinginga. Ku murongo wa 29 haravuga ngo maze asubiza se ati imyaka myinshi ngukorera, ntabwo nanze itegeko ryawe, ariko hari ubwo wigeze umpa n'agasekurume ngo nishimane n'inshuti zanjye. Hari ubwo wigeze umpa n'agasekurume Mana Nyagasani Data kugira ngo nishimane n'inshuti zanjye. Ahangaha ise aramusubiza ati nako umurongo wa 30 arongera aramubwira ati maze uyu mwana wawe yaza wamaze ibyawe abisambanisha, akaba ari we ubagira ikimasa kibyibushye. Atangira kugira gute? Atangira kurakarira se, atangira kumucira imanza, atangira gucira imanza murumuna we. Bene data bakundwa, kangahe tuba tuzi uyu mwana wasigaye mu rugo? Ni nka cya gihe Eliya yabwiraga Imana ati ni ngewe Mana usigaye. Imana ikamubwira iti reka da, hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Kenshi hari igihe twumva ko ari twebwe dutunganya imbere y'Imana, ari twe tuyumvira, ari twe dukora ibyiza gusa. None twabona abandi bantu baje kuri Kristo tukababara, cyangwa se babandi baguye babyuka tukababara. Ariko ntabwo ari ibyo ngibyo Imana idushakaho. Imana ishaka ko igihe ya ntama yazimiye igarutse mu rugo tugomba kwishimana n'abera bo mu ijuru, kwishimana na Data ko ya ntama yari yarazimiye igarutse, ko wa muvandimwe wari warapfuye azutse. Ariko kenshi ntabwo ariko bigenda. Tugira ishyari tukababara. Ahangaha ise yaramusubije ati mwana wanjye turabana iteka kandi ibyanjye byose ni ibyawe. Ise bwa butunzi yari afite yari yarabubagabanye jewe na murumuna we ngo yagarutse nta kintu na kimwe afite. Ariko kwa Data hahora abundance, hahora ibintu byinshi. Noneho rero uyu mwana w'imfura Imana ise yaramubwiye ati ibyanjye nibyo byawe, icyo washaka cyose
wagifata. Ariko Imana iturinde uyu mutima ugirira ishyari bene data igihe bongeye kugaruka mu nzira y'agakiza, mu nzira yo gukiranuka, ahubwo tubakirane urukundo. Imana iduha umutima wagutse, Imana iduha umutima mugari nk'uwayo, kuko turi abana bayo, iduhe gusa nayo mu by'ukuri koko. Ariko kwishima no kunezerwa biradukwiye rwose. Ise rero abwira uwo mwana ati je suis désolé, umwana wacu yari yarapfuye none yazutse, yari yarazimiye none turamubonye, nta kundi tugomba kwishima tukanezerwa. Wowe rero ni akazi kawe, guma aho ngaho. Imana irongera isubiza mu buzima busanzwe wa mwana wari wararorongotanye. Uko niko natwe Imana idushaka, irashaka ko twongera kugaruka mu nzu yayo kugira ngo tunezererwe ibyiza byo mu nzu yayo. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Kandi nanone Imana iraduhamagarira, iraguhitishamo kwihana, ukongera ukagaruka mu nzu ya data, cyangwa se kuba nk'uyu mwana w'imfura ubona abandi bongeye gusubira mu buzima bwiza, mu buzima busanzwe, bakababara bakagira ishyari. Ntabwo ari ku mutima w'Imana ushaka ko tumera, ushaka ko twuzura urukundo rwayo. Ijambo ry'Imana muri Yakobo igice cya 4 umurongo wa 6 haravuga ngo ariko nubwo bimeze bityo Imana irushaho kutugirira imbabazi. Nicyo gituma ivuga iti Imana irwanya abibone ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Uriya mwana w'ikirara nubwo yari yarababaje umutima wa se, ariko yagarutse afite umutima umenetse ku buryo se yarishimye, aramuhobera, arangije amwambika imyenda myiza, arangije arongera amusubiza agaciro umwanzi yari yaramwambuye muri bwa buriganya bwe. Hanyuma uyu murumuna we mukuru we nako Imana iramubwira iti ise, aramubwira ati birakwiye ko twishima, birakwiye ko twishima. Ariko yari yigize nyine umuntu w'umutagatifu, ngiye nagumye mu rugo, narakomeje ndakubaha, narakomeje ndagukorera byose. Ariko Imana abo bibone, abo birasi, Imana ibamenyera kure. Ntago tugomba kumva ko ari turi abamarayika, turi abatagatifu dukiranuka kurusha abandi. Oya, Imana ishaka ko tunezererwana na bagenzi bacu. Ntumve ko ari wowe gitangaza, ko ari wowe kamara, ahubwo Imana ishaka ko tunezererwa abana bayo igihe bagarutse mu murongo muzima. Ndarangiriza muri Yohana wa mbere igice cya 3 umurongo wa 14 haravuga ngo twese tukagera mu bugingo kuko dukunda bene data. Twese tukagera mu bugingo kuko dukunda bene data. Udakunda aguma mu rupfu. Murumva ko Imana iraduhamagarira gukunda bene data, kunezerwa igihe bavuye mu buzima bubi, baje mu buzima bwo gukiranuka, mu buzima bwo kubaha Imana, kuko udakunda aguma mu rupfu. Imana rero turinde kuguma mu rupfu, ahubwo itwuzuza urukundo rwayo, iduhe wa mutima wari muri Kristo Yesu. Kandi twabonye ko muri iki gice cya 15 icyazanye Yesu kuri iyi si ni ugushaka intama yazimiye, ni ugushaka abanyabyaha akabajyana mu rugo rwa data. Kandi twese twakoze ibyaha, ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Twese rero Yesu aradukeneye kugira ngo tujyane mu rugo rwa data. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Reka dusenge. Mwami, turagushimye ko umutima wawe wuzuye imbabazi, umutima wawe wuzuye urukundo. Nta gushaka ko umunyabyaha arimbuka, aho gushaka ko amenya ko ari mu nzira mbi, yarangiza agaca bugufi akihana, akaguhindukirira nawe ukamugirira ibambe. Dore rero Mwami, turi imbere y'ubwiza bwawe, twambaye ubusa, ntacyo tuzanye mu ntoki cyabasha kuducungura,
twiringiye ubuntu bwawe bwonyine, twiringiye imbabazi zawe, twiringiye wa musaraba watubambiweho. Ibyo byonyine mwami nibyo bibasha kudukiza kugira ngo tudapfa. Ushimwe rero mwami, dore tuguhungiyeho, udutabare tudapfa. Tuguhungiyeho mwami kugira ngo uduhe kuguma mu rugo kwa data. Tuguhungiyeho mwami kugira ngo uduhe umutima umenetse, umutima uciye bugufi, kuko abafite umutima uciye bugufi ubagirira ubuntu, naho abibone ukabamenyera kure. Ndagushimye rero ko uduha umutima wari muri Kristo Yesu, kugira ngo tubashe gukora ibikunezeza n'ibiguhesha icyubahiro, mu izina rya Yesu, amen.